ramubaze yarongoye Nyabitanga Okay. Turekibye reka dusubize ibyo mugore Eva, you have to think before kutubesha hari n'ibindi bintu tukuziho byakubabaje. Yeah. Umva nkubwira ukuri kw'Imana. Njye nawe ibyavuga biminenga kuko n'uyu munsi urukunyumva ntabwo Nyabitanga zini ba Eva yaramurakariye cyangwa ataramurakariye ameze nk'amaneko Eva Nyabitanga bimenye Nyabitanga kugeza amasaha yabonye Eva ashinyika ama emoji hano ntabwo kugeza amasaha n'inshuti za hafi za Eva ku makuru nakuruye nta numwe uzi uburyo niba ubajije ngo Nyabitanga bita makuru ye ngo she's my friend Nyabitanga ameze nka Boko Haram ubungubu abona yeah. niba ari punishment ya mbere nega tuvuga about customer stuff. Reka nkubwire ikintu kimwe uretse gato ntari kasito nta genzi n'ikoti ry'umugabo yari yambaye mu bagabo Nyabitanga akunda ku isi uzi neza ko akunda yifuza ba crush ndimo kandi njye uramfite miya amonyo na hano homba niba numvise neza uragira ngo akore revenge ibyo mvuze ibyo ngiye wemenya ko Nyabitanga mu bagabo akunda yifuza none witeguye kubaza Nyabitanga Dumba nikibabare cya Nyabitanga cyabaje yewe dukore revenge jewe ikintu cya mbere nta kintu nge umugabo wanjye afunguye rikasito twabanza tukavugana akamenya ingaruka zibamo tukabasha kumenya uko tuzazihandoringa kandi ikintu bisaba kuganira every day uko akazi kagenze communication. So nge rero ntabwo nkunda umugabo first of all red flag ya mbere ntabwo nkunda umugabo ugira trust issue uhora mu tuntu akantekereza ikintu nshobora gukora ntaranagitekereza ndi umuntu ugira umutima sinzi ukuntu iyo umbwiye ngo reka iki kintu niba mwanga ngo ikora kuri uyu muriro uragutwika mpita nshaka kuwukoraho ariko as long as ushobora gushyira mu gaciro ukabara ukavuga nanjye nka mama w'abana yes ndaza gucreating umwanya n'abana bana yes kindi ndi hariya gupresenta urugo rwanjye sometime yes ndaza gucreating umwanya n'abana ndaza gucreating umwanya n'umugabo wanjye hari igihe nawe ushobora kubibona ukavuga ati icupa rya Hennessy urumva ubu ngubu ngiye ayo mafaranga twaye tuyakeneye birimo birajya niyo mpamvu habaho amasaha yo gukora n'amasaha yo gukora iki yo gufunga akazi kugira ngo abantu babalancing ubuzima kimwe nuko umugabo yajya avuga ati ni byiza ko wakora nyuma ya saa sita dufite abakiriya nzajya nza utahe mwabyumvikanaho ariko hari ibintu ubona ukabona bijemo guhimana yes nawe ukabyibonera ukavuga ati ibintu bitangiye kuzamo guhimana bibaye akanuza kandi ikindi kintu umugore ugiye mu kabari like abari exposed ku maso abari exposed ku maso y'abagabo benshi so bitwaye iki se it's too much temptations that you're more likely one time imwe ishobora kuguhitana ahubwo ngebyo ndabikunda kuko bituma umugabo wanjye like anyitaho agaragara like ahora ari active ahora nkorera kumanye urumva ko bifasha wowe of course ndi umugore ego ahubwo ngiye mbonye n'ikintu gituma umugabo ahora ahangayitse ko ashobora kunduzinga